kuri radio IRTV Ijwiryurugwiro. Ni saa 3 za mu gitondo ku isaha y'Ipari mu Bufaransa. Ijwiryurugwiro mu biganiro bitandukanye, ibiganiro by'imikino, ari byo makuru ya siporo, ibiganiro by'inyungurabwenge, ibiganiro by'umuziki, harimo indirimbo ziramya, indirimbo z'Imana n'indirimbo zidufasha kuba twaruhuka neza. Ibyo byose nta handi wabisanga atari kuri IRTV FM Ijwiryurugwiro. Ukurikira ukanda wa eshatu akadomo IRTV akadomo FM. Twigira urugwiro muri twebwe, urugwiro hose, urugwiro rwubahwe. Turacyakomeje kwifuriza ibihe byiza mw'ingese abateze amatwi IRTV ivugira Ipari mu Faransa. Ndacyari kumwe namwe ni Flora, ukomeje kubasuhuza, ukomeje kubamara irungu, ukomeje kubana namwe muri gahunda zanyu zose aho muherereye hose mu bice byose bigize isi yacu, ku migabane yose aho ibikagera igize isi yacu dutuye. Nkomeza mbabwira nti mwiriwe mute, mumeze mute, mukomere cyane, dukomeje kubahereza izo njyana nziza cyane. Nkunda ibiganiro by'umuziki ndetse nkunda n'ibiganiro by'inyungurabwenge. I have come to love myself for who I am, for who I was. Nkunda amakuru ya siporo ndetse nkunda n'ibiganiro by'iyobokamana ntaretse n'amateka. It's the only home to life in the universe. Why? Sinareka gukurikira radio IRTV kuko ibyo byose birahanyura. Njye nyikurikira nkanda wa eshatu akadomo IRTV akadomo FR. Naho wowe twongera twifurize ibihe byiza nshuti bakunzi ba IRTV. Ngewe kuri mikoro ndacyari Flora, mwese rero ndafuriza ibihe byiza, mbabwira ngo mukomeze mugubwe neza, mukomeze muryoherwe n'ibiganiro IRTV yabateguriye, kandi nizere ko bikomeje kuba nezeza, bikomeje kubungura byinshi. Reka tubabwire ngo tugeze ku isaha yacu ya kabiri, aho tugiye gukomeza ya saha nyine murayizi, mumaze kubimenyera, no kubagezaho bimwe amwe mu mateka yagiye aranga itariki tuba tugezeho, cyangwa se amateka y'umuntu runaka mumaze kubimenyera, kandi nzereza ko abenshi iyi saha muyikunda cyane. Reka nkubwire ngo tugiye mu kanya kugaruka tubagezaho amwe mu mateka yaranze itariki y'uyu munsi mu myaka yatambutse. Rero ntuze kubura mu kanya gato cyane, ntuze kuburaho tutakubura ugasanga biragucitse. Mbwira abantu bose muri mu kazi gatandukanye, mukomeze kugira ibihe byiza, akazi keza aho muri hose, kandi muhahe muronke. Iryo ni ijambo nkunda kubabwira, kandi ndibabwira ndikuye ku mutima, kandi nizera ntashidikanya ko benshi rwose baba bari kumva IRTV uko mbana bibifurije. Ntago bijya bigenda gutyo gusa, ahubwo murahaha koko mukaronka mutaha mwishimye. Reka rero nkwifurize ko wakomeza ukagira ibihe byiza, ukanagerwa na gahunda zose IRTV yaguteguriye, nkubwira ngo nanjye ndahari kugira ngo nkunezeze. Dukomeze rero twumva ako karirimbo mu kanya gato cyane, ndagaruka nkubwira ngo twumve amwe mu mateka yaranze itariki nk'iyi. Ntujye kure kugira ngo twumve amateka yaranze itariki nk'iyi. Rero ni mu kanya gato, reka twumve nako karirimbo ka Buravani aho aturirimbira Cyber. Ni umuhanzi w'umunyarwanda utakibarizwa mu isi y'abazima, ariko ndakeka ko ako karirimbo ke kaza kukunezeza, kandi nubishobora unagatambe ntacyo bitwaye. Karibu kuri IRTV, byose biba bihari, kandi nkubitse ngo IRTV Ijwiryurugwiro ijye ikubera icyitegererezo, kandi nawe aho uri hose mu kazi urimo gukora, twizere ko urugwiro ukomeza kurugira, urugire hagati y'abo mukorana, urugire hagati y'abakugana, mbese urugire hagati y'abantu bose mwaba muri bo guhura. Rero urugwiro ni ikintu cyiza cyane, nta mpamvu yo kugira umuntu mugerana ibintu by'uburakari iki, ntaho byabageza. Ariko buriya iyo ugaragaje urugwiro hagati y'abantu bose, abo mubana, abo mukorana, abantu bose muri rusange, burya ni ikintu cyiza cyane, banabikubikiraho igihe icyo ari cyo cyose, waba ukiraho hafi yabo cyangwa se utari hafi yabo. Rero tujye turangwa n'urugwiro nk'uko IRTV ihora ibidushishikariza. Mu
kanya gato cyane rero turaza tubagezaho amwe mu mateka yaranze itariki nk'ingiyi mu myaka yatambutse. Ntabwo tubaye kubagomwa umuziki. Flora yarashatse ko tubashyiriramo gusa nuko amabwiriza ya YouTube abatatwemereye. Mu gihe tushyizemo rero nanjye mfashe umwanya ngo abadukurikiye kuri radio bumva iyo ndirimbo, mwe mudukurikiye kuri YouTube channel nanjye mfata akanya gato mbasuhuze. Ntabwo ndabarambira mu kanya Flora aragaruka akomeze ababwire ibyaranze uyu munsi itariki ya 17 z'ukwezi kwa kabiri mu myaka yagiye itambuka uko byabaga bimeze. Ndizera yuko mwaramukanya mahoro ya mahore hirya no hino aho muri mwese muri nosi bari mu gitondo. Ndabifuriza kugubwa neza kandi namwe muri mu masaha akuze namwe muruhuke neza. IRTV Ijwi ry'urugwiro SAUTI ya KIRAFIKI aho tuvugira ipari mu Bufaransa nawe ukatwumvira aho ngaho wibereye. Duhamya neza ko uri inshuti y'Ijwi ry'urugwiro kandi ko umusanzu wawe wo gutuma abandi bakubonamo nk'igisubizo igihe isi yuzuye ibibazo ari wo tugukeneyeho. Twizera tudashidikanya yuko mutari bakemwe mudukurikiye hirya no hino kandi turi mu mugambo umwe wo gusiga isari nziza kuruta uko twayisanze. Ndi kubanga bw'ibyuma ndi Andre Isaka. Iyi ni IRTV SAUTI ya KIRAFIKI. Mwe mudukurikiye rero kuri radio namwe mushobora kuba mutari kunyumva kuko mwe na hindukije umurongo gato nk'abandi kuvugana n'abari kuri YouTube gusa. Ndabifuza namwe kukuka neza. Mwe muri kunyumva kuri YouTube mutandeba, ndagira ngo mbabwire ko mu mavideo y'ubutaha muzajya mubasha kumbona aho mpinduye umurongo kugira ngo Flora acurangira bari kuri radio. Kandi namwe mushobora no kudukurikira kuri radio nonaha mukanze wa3 akadomo inyuguti ya u na ra mu Kinyarwanda bango ni rangufi u ra ta na va akadomo fr cyangwa mu Cyongereza urtv.fr, hanyuma mukadukurikira muri programme za radio. Ndakomeza kandi nkabashimira yuko muba mutarambiwe uzukurikirana n'igihe umuziki abandi baba bari kumva kuri radio. Murabiza amabwiriza ya YouTube ntabwo yatuma tubacurangira indirimbo nkuko biba biri kugenda kuri radio. Gusa ibiganiro nk'ibi ngibi ushobora no kubona audio zabyo ugiye muri groupe ya WhatsApp. Icyoroshye no kwandika kuri numero usanga kuri irtv.fr. Ako kanya ujya muri group ukabushobora guhabwa ibi biganiro ukabisangiza inshuti zawe mu buryo biba bitaremeremo kandi binyarutse uhanahanwa. Ndabashima kandi ndakomeza kubabwira ntimuze gutezuka cyangwa se ngo muhuge cyangwa ngo muhugane. Mukomeze mugumane natwe turakomeza kugumana namwe. Urugwiro rusheho kugwira. Mpora mbifuriza kugira urugwiro, nkabifuriza kuruhabwa kandi mwaruhabwa namwe mukarutanga. Iyi ni SAUTI ya KIRAFIKI Ijwi ry'urugwiro turi pari mu Bufaransa. Nkunda ibiganiro by'umuziki ndetse nkunda n'ibiganiro by'inyungurabwenge. I have come to love myself for who I am, for who I was. Nkunda amakuru ya siporo ndetse nkunda n'ibiganiro by'iyobokamana ntaretse n'amateka. It's the only home to life in the universe. Why? Sinareka gukurikira radio IRTV kuko ibyo byose birahanyura. Njye nyikurikira nkanda wa3 akadomo irtv akadomo fr. Naho wowe? Nanjye nuko. Nkuko narimaze kubibabwira rero dutangire namwe amateka yaranze itariki nk'ingi mu myaka yatambutse. Tuyatangirire rero mu mwaka w'1600 itariki nk'iyi nibwo umuhanga mu bya filozofiya w'umutaliyane Giordano Bruno yatwitswe ari muzima i Campo de Fiori i Roma ahamwa n'ubuhakanyi n'iperereza ry'Abaroma. Naho mu mwaka w'1881 nibwo inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite muri Amerika yangije amajwi y'amatora ya kaminuza mu gutora Thomas Jefferson
nka perezida w'igihugu. Mu mwaka w'1880 itariki nk'iyi kandi nibwo Alexandre wa kabiri wo mu Rusiya yarokotse umugambi wo kumwica. Itariki nk'iyi kandi mu mwaka w'1943 nibwo Adolf Hitler yasuye icyicaro gikuru cya Marshal Erich von ku cyicaro gikuru cya Zaporozhye muri Ukraine kandi agumaho kugeza ku itariki ya 19. Mu mwaka w'1959 kandi nibwo icyogajuru cya mbere cy'imihindagurikire y'ikirere Vanguard 2 cyoherejwe mu isanzure. Icyo gihe cyapimaga ibiro 9 n'amagarama 800. Mu mwaka w'1962 kandi inkubi y'umuyaga ihambaga yahitanye abagera kuri 165. Mu 1972 nibwo inteko ishinga amategeko y'Ubwongereza yatoye kwinjira mu isoko rusange ry'i Burayi. Itariki nk'iyi kandi mu mwaka w'1972 perezida wa 37 wa Amerika Richard Nixon yavuye i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rugendo rutunguranye mu Bushinwa. Dusoreze mu mwaka w'1985 itariki nk'iyi nibwo umuntu wa gatatu yakiriye umutima w'umukorano. Urugwiro ni ikintu dukeneye mu mibereho ya buri munsi. Niyo mpamvu ugomba gukurikira radio IRTV FM Ijwiryurugwiro kugira ngo ubashe kugira urugwiro. IRTV FM Ijwiryurugwiro uyikurikira ukanda wa3 IRTV FM. Tugira urugwiro. Dukomeze tubifuriza rero ibihe byiza tunabashimira wese mukomeje kubana na IRTV. Nizere ko amwe amateka yaranze itariki nk'iyi mwayumvise kandi nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza, ari nacyo dukomeza tubifuriza. Abari mu kazi mukomeze mugire akazi keza kandi muryoherwe n'akazi. Buriye waryohewe n'akazi ibintu bari fresh, ibintu bigenda neza, akazura gatunganya ku buryo niba ukorera undi muntu uwo mu boss wawaza akavuga ati kabisa dore mfite umukozi mwiza, cyangwa se nawe waba wikorera rwose ukumva wihaye amanota ahagije. Reka rero mwese mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza, mukomeza mwiyumvira IRTV. Tugiye gukomeza twumva umuziki utandukanye ukomeza kudufasha muri gahunda zose turimo, ukomeza kudufasha mu kazi kose turimo, abaruhuka bukomeze kubafasha kuruhuka, ndetse namwe muri mu kazi kandi mwikorera, ushaka kuba uri mu rugo utetse ugize ute uri mu kazi nyine ko mu rugo tu nako rero burya ni akazi, kuko uba uva ujya hirya ufata iki ukora iki byose biba bikureba, akazi kaba kameze nabi bura mu rugo. Akazi ko mu rugo karavuna cyane. Nizere ko nawe rero uri mu kazi ko mu rugo, nizere ko umeze neza, uri gushaka kuba uri kutwumva washyize akayekuteri mu matwi cyangwa se uri gukoresha ubundi buryo runaka. Rero nakubwira ngo komeza ugubwe neza, ukora akazi kawe neza, wiyumvira IRTV nayo miziki ikomeza kugufasha mu kazi kawe kose. Reka rero nkomeze mbasunikira utwo tugoma twiza tubafasha kumererwa neza kandi mukomeza no kuryoherwa n'ibyo murimo murakora byose aho wabuherereye hose. Reka twumve nakangaka. Urugwiro ni ikintu dukeneye mu mibereho ya buri munsi. Niyo mpamvu ugomba gukurikira radio IRTV FM Ijwiryurugwiro
kugira ngo ubashe kugira urugwiro. IRTV FM Ijwi ry'Urugwiro uyikurikira ukanda /akadomo IRTV akadomo FM. Tugira urugwiro. nkuko nari nabikomojeho kare, ntabwo ari urugomo rwose, ntabwo ari igomwa, ahubwo ni amategeko arusha amabuye kuremera. Mwe mudukurikiye kuri YouTube channel IRTV 450, nkomeje kubashimira. Reka tugane ku musozo kuri gahunda twari turi gukurikirana icyarimwe kuri radio no kuri YouTube channel televiziyo y'Ijwi ry'Urugwiro, hanyuma dukomeze na gahunda za radio. Gusa mwe mwari muri kumwe natwe turabashimye, kandi twizere yuko ku munsi w'ejo mutazacikwa isaa 3 ku isaha y'Ipari mu Bufaransa. Niko biba bimeze mu karere saa 2 cyangwa se isaa 4 bitewe n'igihe izuba ryo mu Bufaransa cyangwa i Burayi bari rigezeho. Ngira ngo mbabwire ko hari igihe duhuza isaha ni Kigali, ubundi tukaba i Kigali bari kudusiga isaha imwe, ariko nyine biterwa na bya bindi bajyaga badusobanurira kera twiga ubumenyi bw'isuku, kumva ntago byumvikana, biterwa nuko turi mu majyaruguru aho isigera ku musozo, nuko izuba riba riri kutumurikira, n'ibintu byinshi bibitera. Ubwo ahari wenda mu bucukumbuzi abasore badukora ibiganiro bazasobanure impamvu hari igihe iyo turi mu gihe cy'izuba dushobora kujya ku isaha imwe niyo mu karere k'ibiyaga bigari, ubundi tukabusana biterwa n'iki. Ngayo rero nguko ikiganiro imbozi ntisaza tukigejeje ahangaha ku musozo, ku rufatanye kuri radio na televiziyo. Naho utaha mukomeze mugubwe neza, mwe muri kuri YouTube murebe ibindi biganiro bitandukanye, kandi ntimugende mudakoze subscription cyangwa se na share n'ibindi, kuko nabyo biba ari ingenzi kugira ngo urugwiro rusheho kugwira. Bye bye.